Imineke tuyirya nk'imbuto bisanzwe, tuyirya nk'imbuto nk'uko turya izindi mboga, ariko nyamara imineke idufitiye akamaro. Mbere y'uko tureba akamaro k'imineke, reka tubanze tubibutse yuko mukora share, subscribe, like na comment. Ni ukuri tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye buri munsi, tuba duhari ku bwanyu, tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Ni ukuri mudufashe, mudukorere share, like, comment. Hari igihe turya ibiryo bya buri munsi, ariko tutazi ko ibiryo rimwe na rimwe hari ibishobora kutubera umuti, tukabirya tuzi ko ari ibiryo turya, ariko nyamara ari n'imiti tuba dufata, gusa nuko tudasobanukirwa uburyo tubifatamo, kandi nyamara bimwe byakabaye bitubera umuti. Bimwe bifite icyo, hari ibyo turya bituryoheye, hari ibyo turya bitubihiye, byagera mu mubiri bikatubera umuti. Bya bindi turya bituryoheye ni nabyo byongera bikagarika amagara yacu. Bya bindi turya bitubihiye tukabirya nyamara twumva mu kanwa bitubihiriye, ariko iyo bigeze mu kanwa iyo bigeze mu kanwa bitubihiye, turabirya, byagera mu nda bikaduhindukira umuti. Mujye mureka rimwe na rimwe rero ibiryo byacu bitubera umuti. Reka tujye dusobanukirwa n'uburyo dufata amafunguro yacu, dusobanukirwe n'uburyo dushobora kuyafata, kubera yuko tubifata tutabizi, ariko tujye dusobanukirwa ukuntu tugomba kubifata bikatubera ibiryo, kandi bikagaruka bikatubera imiti. Hari igihe bajya bavuga ngo umubiri iyo ubyibushye wikorera nyirawo, waba unanutse ukananirwa kwikorera nyirawo. Rero turebere hamwe uburyo twasigasira amagara yacu, twarinda ubuzima bwacu kugira ngo bwe kwatakwa n'indwara za hato na hato biturutse mu byo turya, bigenda bikongera bikaduhindukira uburwayi, bikadutera uburwayi bitewe n'uburyo twabiriyemo. Hari igihe hari umuntu wigeze kwandika ibitabo atubwira ko hari siporo umuntu agenda afata mu buryo bworoheje kandi buciriritse, bushobora kurinda ubuzima bwawe utagiye muri siporo zituma wishyura. Hari siporo zituma wishyura, hari na siporo zoroshye zitagira ikiguzi. Siporo zitagira ikiguzi rero, twabonye ko akamaro k'amazi ashyushye, unywa amazi ashyushye akakurinda kurwara za rubagimpande. Amazi ashyushye atuma amaraso atembera neza. Twavuze ko amazi ashyushye atuma imitsi ituma amaraso ashyuha agatembera mu mitsi neza, kandi akagabanya ibinure byo mu mubiri bituruka ku byo tuba twariye ibinyasukari, tuba twariye ibifite umunyu. Byose iyo bihuriye hamwe biragenda bikitsindagira mu nda, noneho bikatubyarira kugira ibinure byinshi, kuziba kw'imitsi, amaraso ntatembere, ingizo za rubagimpande, kurwara ibintu ku ruhu, ku mubiri, gusaza k'uruhu, ugasanga uruhu rukanyaraye. Kugira ngo ugire uruhu rukeye, utarwara ibintu ku ruhu, utabyibushye ngo ugire, kugira ngo ugabanye ibinure, koresha amazi ashyushye, ukarya n'umuneke. Niba unywa ikirahure kimwe cy'amazi y'akazuyaze ukarya n'umuneke, ubuzima bwawe bugenda neza. Iyo ni siporo ya mbere ituma ugira ubuzima bwiza. Amazi ashyushye atuma uruhu rutohagira, bigatuma ibinure bicagagurika. Amazi ashyushye atumya za aside zo mu mubiri, za zindi zigenda zikitekera imitsi, gatuma amaraso atembera nabi, za aside zisohokera mu myanda, kubera y'amazi ashyushye yayunguruye amaraso, yacagaguye bya binure by'ibyo wariye by'isukari cyangwa umunyu, hanyuma bigasohokera mu myanda, ya amaside yose agasohoka. Noneho rero ukagira ubuzima buzira umuze. Iyo wanyweye amazi ashyushye ukarya ikirahure kimwe, umuneke umwe, ibirahure bibiri, imineke ibiri, ariko rwose nukoresha ibyo bintu uzagenda wumva umeze neza cyane. Iyo niyo siporo idahenze, siporo itagoye, bya bindi ushobora gukoresha ugasanga ku munsi
ikiro cyavuyeho, kuko amazi ashyushye n'umuneke kuyanywa ukarenzaho umuneke birirukanka cyane, ibiro bikagabanuka byibutse, ukagira uruhu rutohagiye, ukagira uruhu rwiza rumeze neza, ukananuka kuri sayizi nziza, bikakurinda kanseri zo mu mara ziterwa na bya bintu bigenda bikitekera by'isukari n'imyunyungugu by'ibyo wariye, amaside yose arasohoka, noneho ukamererwa neza rwose pe, bikagenda bikamera. Imineke rero rwose buriya ni umuti, tuyirya nk'ibiryo ariko ni umuti. Nzababwira akamaro k'imineke mu buryo burambuye, bifitemo za vitamine nyinshi nyinshi nyinshi, ushobora gutondora nyinshi cyane, ariko kugira ngo abantu bazabashe kubisobanukirwa bakabyumva vuba, niyo mpamvu tugenda dufata agace kamwe. Ubwo ni ukuvuga ko byari mu buryo bwa exercise, noneho uzazana ikindi gice cyo gusobanura akamaro k'umuneke noneho nyirizina, kuko umuneke buriya ubwo iyo wawuriye ukanywa amazi gutyo aba ari siporo, ariko iyo uwurya wamaze kurya n'ubundi hari ibindi noneho ni intungamubiri nyirizina byinshi, za calcium, vitamine A, B, byinshi dusangamo mu muneke, indwara nyinshi umuneke urinda. Si ukuvuga ko ukuvura indwara zakwatatse mu mubiri, ntabwo ukuvura indwara zakwatatse mu mubiri, ahubwo urinda za ndwara zishobora kukwataka mu bice by'umubiri bitandukanye. Umuneke bitewe n'intungamubiri ufite n'imbaraga ugira n'ibintu byinshi tuwukeneraho mu mubiri mu bice by'umubiri bitandukanye. Umuneke ufite intungamubiri nyinshi nyinshi nyinshi, zose mu gice cya kabiri nzagenda nzibabwira. Nabasabaga ko mwakora subscribe, like, share, comment. Reka duhinire aha ngaha, hanyuma ikindi gice tuzakibagezaho ubutaha. Murakoze.